Damaye nka data. Yewe bite. Ubu yakize nta kindi kibazo. Yakize umuti wacu. Ko ari amasegonda. Ani hehe ndi? Aha ni hehe? Uri kwa muganga twakuzanye kwa muganga. Kwa muganga hehe? Ni muganga kuvuye rero. Umugabo uri muganga. Wageze kwa muganga nako. Wamvera n'indwa y'iki? Abadayimoni n'abazimu. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalinga mingi wana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye. Mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Reka nkomeze kwizera ko mukomeje kunyuza cyane, mwakoze subscribe ndabashimiye cyane, namwe mutayikora uyu niyo mwanya kugira ngo tubashe kubana mu bintu byacu bya buri munsi. Nigiteye pass nk'igitanga cy'atanu gatuza kandi mabere shambo byabuze bavuta ya bodem cyangwa zikananiye abagugunyi. Nyamuneka ibintu nakoze ntago byari byoroshye, ntago ni inkuru ndende n'urugendo rurerure twakoze, ni mu ntara twagiye kwa mukecuru, ariko icyanjyaneyo ni bya byo kuvuga ngo umuntu afite icyo amariye ejo hacu hazaza, cyangwa se ntago ndivuga byinshi cyane. Umuntu kamana aragira ngo aze kugegeza hariya, aze kubereka umuntu uryamye hariya naciye kuntu byagenze. Ngewe ubwanjye namaje kubona yuko matsiko nta kintu na kimwe yitayeho, kandi uyu nguyu ajya gusara yasaze ari kumwe n'uruhinja rw'umwana mutoya. Bivuze ngo icyo bivuze ngo nasanze matsiko ubwe yego ko nta bushobozi afite, ariko nanone nawe ameze nkaho afite turuma mu mutwe, ntago twamenya ngo byifashe bite. Ngewe ndi nafashe umwanzuro, navugishije imiryango y'uyu nguyu imbwira ko nayo nta bushobozi ifite, ariko ndagerageza mu bushobozi bwanjye bukeya ndatakamba. Muganga yemera kumpereza ideni ryo kuba twavuze uyu nguyu nkamuhereza makeya, hanyuma uyu yakira niba afite umutima kuko muzima azagira icyo yibwira, amafaranga asigaye ayatanga ntago nzirirwa nyamwaka. Ukuntu byagenze rero namufashe mushyira mu modoka ya privé. Karamani yatinze kungeraho kuko yateze moto, kwa yuko umwanya wari muto habitewe imodoka ya privé ari atwara abantu bakeya bitewe n'imizigo ipakiye. Rero Karamani we aje nyuma, ariko imodoka yamaje kugenda. Twaciye kwa muganga bamutera rwa rushinge rugabanya ibisazi nyine. Nk'ubu ngubu uko nameze nta mbaraga afite mbese zirenze zo kuba yabasha kwigeza aho yabari. Nanone bya bisazi byiwe ntago avuga, ariko kugenda bwo arageza ukamurandata akagenda. N'ibyo rwose urugendo rero twakoze ntago ndi buvuge byinshi cyane, tugiye kugeza kwa muganga turebe ko ubyifashe. Ntago byoroshye ubwitange mw'abantu mwe. Pata gutya we bo mujyanye kwa muganga, turi hafi yaho n'ubu twashanse gutangirira, niho imodoka yabashe kutugeza, ariko uko biri kose tamugezayo babashe kuba bamufasha ibintu bigende neza. Ntago biba byoroshye mw'abantu mwe, ariko uko biri kose hajya habaho n'ubwitange n'umutima wa kimuntu. Wowe udukurikira icyo ushobora kuba wakora nawe uri nkanjye, umutima muzima ufite cyangwa se mubi bitewe nuko uteye. Twagiye hano ku gipangu tugiye kuba twahagera. Sarafunze ra. Hayi nka data. Bawicaye hano. Hano se bafunga gute mukagira Imana? Burije ariko amashusho maza kwihanganira. Amaye. Ndabona baje bafunga bajya ngo ni iwacu. Haguruka. Tugende. Mbona n'abaharise kandi. Ndikubona. Bicaye hano.
byamwumva nta kibazo ntabwo byoroshye n'ubwitange ndiko n'abadahari ariko igicumbi gihora giteguye hari niyo mico yabo nta wamenya ubwo sinzi uko byifasha ariko uko biri kose turageza ko byifasha amakine 7 yamfatara ariko biri kose yemwe aba muraho amakuru katubagendeye bwije ni amahoro nubwo atari amahoro cyane ariko nagira ngo byibuza udufashe nabufashe kuvugana n'umukecuru kuri telefone ari byansabye wenda nabashije no kubikora byanarangiye ariko nagira ngo udufashe ko bwije tubone n'uburyo nguyu yaza gusubira i Kigali afite ikibazo cyo kuba arwaye mu mutwe sinzi mba wenda umukecuru yabikubwiyeho kuko yabashe kumbwira ko umukecuru adahari ariko umukobwa we ahari nawe abasha kumufasha mu buryo bwo kumuvurira umukecuru ntawe hari abandi yagiye gufasha ariko aho atari mba mpari aho atari buhari bya bindi se bavuga ngo iyo wigishije intore ikurusha no kuhamiriza okay ngo yuri yaryamye hano buragira ngo udufashe twihutisha cyane kugira ngo umuburira tubone n'uburyo tuza gusubira dufasha ngo aho aryamye reba icyo wadufasha turebe uko ibintu byagenda neza uwo murwayi n'umwigeze hano ako kasha aho aryamye ndakubita umutwe hasi bigiye kumutera niki ni imiti niki uyu ni umuti ariko haba harimo umugisha Damai nka data yewe bite ubu yakize nta kindi kibazo yakize umuti wacu ko ari amasegonda se nta kanya bitwara umuti wacu wirukana abazimu n'abadayimoni n'izina rya Yesu mutumuke mugende ai nka data muve ku muntu mujye ku giti Ani hehe ndi aha ni hehe uri kwa muganga twakuzanye kwa muganga hehe ni muganga ukuvuye reba umugabo uri muganga ageze kwa muganga nako wamvera n'indwaye iki abadayimoni n'abazimu byose n'indwaye abazimu n'abadayimoni byatumutse byagiye nase narwaye byari ko narinzi ko ndi umaze iminsi urwaye uvuga byinshi cyane ataza kongera kurwara wicaye hara ku ruhande mwereke wicaye ngaho ku ruhande ni aza n'inganiza muganga ugakiya kugira ngo ngende neza wenda tugize amahirwe yo kuba twakuganiriza ubushize wenda twarahaje dusanga umukecuru ahari nawe uza kuzanya mutubwira ati mufite gahunda nyinshi cyane wenda umezo mbicya ko bwije cyane ntabwo byoroshye kugira ngo dushaka ibyo tuza kugira none i Kigali kano kanya nizihe ndwara uvura ngewe aka kanya umukecuru mu bubasha bwe afite mba nasigaye mufasha tuvura indwara zose tuvura indwara z'abadayimoni tuvura indwara zo mu mutwe tuvura indwara zigiye zitandukanye n'abashaka ku gafaranga inyatsi ibyo byose turabafasha abagatera akabariro bose turabafasha iyo byanze no ku bantu batera akabariro abakobwa babuze abagabo bose turabafasha urakoze cyane ntangiye none se wenda usibye kuba wenda maje kuzana kenshi arabantu nsanga no ku gicumbi ni ngombwa ngo uzana ku gicumbi cyangwa se ari n'ubundi buryo ujya gufasha abo bantu ntago tuvurira ku gicumbi gusa telefone tubaha nimero bakaduhamagara no kuri WhatsApp tukabandikira kandi n'uwahavuye twafashije abwira abandi ukabona abahaye ya nimero barahamagaye nabo tukabafasha n'abari hanze y'igihugu baraduhamagara tukabasanga tukabafasha nta kibazo gihari tuba tugere ko bwije sobwo niba dushobora cyabana nyuma y'iki ngibi ndaza gufata nimero yawe nyishyire ku kiganiro kugira ngo bigende neza kandi wakoze cyane uko wasigayeho umukecuru ukaba nabaje kudufasha ibintu bikagenda neza uri kwiyumva gute wowe urumva umeze ute ndi kumva nagarutse mu muntu
urumva umeze neza ndumva ameze neza kugira ngo dutinda rero wigishe cyane ntabwo byoroshye turi hano ku Gicumbi ku mama uvura ibintu bya gakondo nazanyeho uyu mugore wa matsiko babyaranye umwana wa mbere akagira ikibazo agasarira mu mujyi wa Kigali ariko kano kanya akaba agira amahirwe kuba akize akaba ameze neza Imana ikomeze kubarinda nimero turashyira ku biganiro